ubizi neza utekereza ko telefone yawe uyikoresha, ariko ukuri guhari ni uko ariyo igukoresha ahubwo. Dore ukuri nguko. Abantu benshi dukangukira kuri fone, twirirwa kuri fone, turya turi kuri fone, turyama turi no kuri fone. Dore ikibitera. Mbere na mbere hari interineti. Interineti ni igicumbi cy'amakuru umuntu akeneye yose. Ikirenzeho ntacyo wifuza kureba cyangwa kumva udasanga hano kuri interineti, kandi mu buryo bwihuse cyane. Muri iyi si ya none y'ikoranabuhanga tugezemo, telefone idafite interineti ifatwa nk'aho nta gaciro ifite. Kandi mwese murabizi cyane ko abenshi nanjye nikuyemo akazi kacu tugakorera kuri interineti. Iyo ushaka gutumiza ikintu utavuye aho uri ugikeneye vuba vuba ni kuri interineti unyura. Iyi interineti rero igendana n'imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi. Izi mbuga rero nizo 90% zidutwarira umwanya, zitugira imbata, zikadutwara uko zishaka. None se wigeze wibaza impamvu utekereza ko iyo ugiye gukoresha telefone iminota 5 nyuma birangira ibaye amasaha 2? Dore ikibitera. Kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye uraza gusobanukirwa. Ikindi Garius nk'ibisanzwe aha turi ni kuri Dual TV. 80% ndahamya yuko twese iyo tubyutse tubyukira kuri telefone zacu mbere yo kwihumura. Aha rero tuhatakaza umwanya munini cyane kuko tubanza gusura imbuga zacu, turebe icyahindutse, aho zigeze, dusubize na message z'abatwandikiye igihe turyamye. Aha rero ntihabura iminota 10 hagendera, kandi bikaba buri munsi. Aha rero ya mirimo yose ya mu gitondo uba umaje kuyica, kuko wa mwanya gufata ujya kwihumura, witunganya, ukora amasuku, ahangaha telefone iba yamaze kuyatwara. Kandi byibura uwo ni umuntu professional ufite akazi, ufite ibyo agiye kujyamo. None nawe tekereza wa muntu udafite akazi, wa muntu wirirwa mu rugo, wa muntu udafite aho agana, cyangwa wa muntu udafite icyo bukore. Uwo nguwo ashaka gufata byibura isaha imwe kugeza ku masaha 3 akicaye mu buriri, atarihumura, ataragira ikintu afata cya mu gitondo, ari kuri telefone gusa. Sawa gusa kandi niyo turi mu kazi nuko abenshi bitugendekera. Tekereza message zose wakira uri mu kazi, utekereze amamenyesha cyangwa ikizwe na notification zose zikugeraho bitewe n'ahantu wa subscribinze, wa followinze, izivuye kuri Instagram, izivuye kuri YouTube, izivuye kuri Telegram n'izindi mbuga zose. Tekereza notification ije, tekereza ugita wiruka gufata telefone yawe ushaka kuzisubiza. Aho ngaho ntiyabura indi minute igenda, kuko mbere yo gufungura dufate nk'urugero ku rubuga ruzwi na benshi Instagram iyo ifunguye ntabwo uhita winjira direct muri notification, utubanza kwinjira ahabanza ahazwi nko kuri home, utubona amavideo, amafoto, kandi nabwo ari interesting. Ayo mavideo ukuntu akoze uburyo amasegonda 5 abanza ahita gufatira feelings zawe cyangwa ikizwi nk'ibyumviro mu rurimi rwacu. Iyo ayo masegonda 5 abaye meza ntabwo tujya muri za notification zawe, urabanza ukayireba, ugere video y'icyamamare mpuzamahanga, urayireba shaka bingana umunota, uwo munota urabugiye. Nikomeza gufatira cyane feelings birangira uscrollinze ujye ku yindi kurikiyeho. Urajya kugarura ubwenge wibuka yuko hari ikiri kwangirika, nusubira inyuma wongere ubenza notification zitigeze ureba nazo zinjiremo. Aba nibuze kuri minota 10 nanone uri buze kuba ugiye kuzireba iri butakarira aho ngaho. Byange byumvikane ukuri kuriho nuko direct akazi kaba gapfuye. Niyo mpamvu amakampani cyangwa ibigo bikomeye n'amabanki bahitamo kuzifasha abakozi babo bakazibaha nyuma y'akazi, kugira ngo itaza kumugomesha yari gutanga serivisi cyangwa ari mu kazi ke ka buri munsi. Ngaha nawe bibaze ko ngo ari umuntu ufite akazi n'inshingano, ubuze icyamuzinduye. Tekereza nka wa muntu utarabona akazi, wirirwa mu rugo gusa afite internet na telefone. Uyu we ndabisubiramo inshuro nyinshi, n'umunsi ushobora kurangira hakaza n'undi akiri muri telefone, ahubwo amahirwe agira nuko telefone iza kuzima ikamuzimana, nibwo yiha agahenge. Ariko hari n'abarenzaho akanayikoresha icometse, atitaye ku ngaruka ziri umuviremo, atitaye ko fone irimo irangirika. Icyo abagamije ni ugukomeza kwibera kuri telefone ye gusa, ko iba yaramaze kumutwara ibyiyumviro bye byose. Iki kibazo rero ntabwo kiri ku bajenisi gusa, no ku bantu bakuru kirahari, ariko gifite imbaraga kandi giteye ubwoba ku rubyiruko, kuko abandi bo bambere bakoresheje telefone mu buryo bwa internet. Kugira ngo wumve ukuntu byabaye ikibazo gikomeye, no kurya abantu bakibishobora badafite fone mu kiganza, aho usanga aho yari kurya iminota 10 ari isaha yose, kubera ko telefone yakomeje kuganza ibitekerezo bye. Ibyo nkubwira si amakabya nkuru, ibi uzayibona mu maresitora nawe. Ibi byabaye nk'umuco, biragoye ko wabona abantu 2, 3, 4 bicaye gutyo gusa nta fone iri mu kiganza. Si no mu maresitora gusa, ariko no mu ngo zacu ntitugisangirira ku meza amwe.
buri wese yarura ibye ahita yisubirira mu cyumba aho fone ye iri. Si n'ibyo gusa, hari n'ibibuka kuza kurya ari uko fone yiwe imuzimanye, muri make ibaye itazimye no kurya yabyibagirwa. Urumva fone si ukudutwara umwanya gusa, n'umuco mwiza wacu ugenda uzimira, aho usanga abantu babana mu rugo ari umuryango ariko nta munsi umwe barahurira ku meza amwe ngo baganire kubera ikibazo cya telefone. Ahandi hantu telefone ibera mbi kurushaho, ibaze ko ibintu ukunda, bya bintu uhora ushakisha, uhora ureba, iragenda ikabimenya ikajya ibikuzanira. Uko ufunguye urubuga rwawe igahita ibikwereka, ikanarenzaho ikagenda igakusanya ibindi bimeze nkabyo, ikabizana ikabishyira hamwe, wajya ureba videwo imwe hagahita hajyamo indi imeze nkayo, nayo yavamo hakajyamo indi yari imeze nkayo kandi inarenze ubwiza yari irimo. Umuntu udafite inshingano cyangwa udafite akazi cyangwa udafite imirimo yagiye guhita ajyamo, byumvikane neza aha ngaha n'umunsi ushobora gushira n'undi ugataha yibereye muri ibyo ngibyo. Dore rero ingaruka mbi cyane fone ihita ikuzanira iyo wakomeje kubatwa nayo bigeze aha ngaha. Mbere na mbere ihita ikuzanira ubunebwe. Iyo ugiye muri telefone wari ufite ibyo wari urimo, ibyo ugiyemo, ako kanya uhita wumva nta mbaraga ugifite cyangwa ucitse intege zo gukomeza kubikora. Ako kanya fone direct ihita igushuka, kuko uhita wumva ko wari mu bintu bigoye, ukaba uje muri enjoyment cyangwa uje kureba bya bintu washakaga kureba n'ubundi kuva kare, cyane cyane ko izi mbuga kenshi bakunze gushyira ibintu biri funny ku buryo kujya gutekereza kubivamo bigufata imbaraga nyinshi cyane. Kabiri, wiburira umwanya wawe ku giti cyawe. Twahoze tubivuga hejuru, nk'umuntu ubyukira muri telefone akaba yamara amasaha abiri akiri mu buriri hejuru ya telefone, hari akazi kaba kamaze kwangirika yagombye gutunganya. Usanga amwe yakabyutse ajya mu masuku atangiye kubivanga n'amasaha yo kurya. Urumva ko nyine gahunda y'umunsi yose ibaye disorder, ibijemo akajagari. Gatatu, fone itira stress cyane. Tekereza nko gusubiza abantu kuri WhatsApp yawe bose ukuntu bikugora. Shyiraho abo kuri Instagram, Facebook, Snapchat, ugaruke kuri TikTok scrolling amavideo, noneho nifotoze uploading. Gira ngo stress nawe uri kuzumva. Ikindi cya kane kandi gikomeye cyane kinakomeje gukora ubuzima bw'abatari bake. Telefone itira depression cyangwa agahinda ko mu mutwe gakabije. Abantu benshi bakoresha urugero nka Instagram cyangwa TikTok bakunze kwerekana ubuzima bwiza, iby'agaciro bagezeho, imitungo yabo. Ibi ngibi bitera depression umwana ubikurikiye bitewe ko nta n'ibyo afite kandi nawe ashaka kumera nkabo. Ikindi kandi akabona n'ababifite barangana ntacyo bamurusha. Aha ngaha usanga umuntu atangiye kwigunga no kwitakariza icyizere. Icya gatanu, fone itwara amafaranga menshi cyane. Mbere na mbere, tekereza amafaranga agurira internet ukoresha buri munsi, ntabwo ari amafaranga make cyane. Icya kabiri, usigaye usanga abantu basigaye bashora amafaranga mu bintu biri fake. Ugasanga yashoye amafaranga agura fake views, fake likes, fake followers kugira ngo nerekane yuko afite abamukurikiye cyangwa nawe afite abakunzi bamureba bareba ibye. Ibaza ibyo bintu abakozi babiri fake n'ubutayongera agashyiraho post cyangwa akagira ikintu ya uploading ashyiraho, bizamuza andi mafaranga kugira ngo yongere abyishyure bongere bagaruke, kuko ibyo bintu aba yaguze nawe urabyumva biba biri fake, ntabwo biba bibara. Nubwo ashyize indi video ubutaha cyangwa agize ikindi kintu akora, za zindi ziba zateye agaciro yaguze mbere na mbere, ahita yongera akagura izindi. Ayo ni amafaranga aba akiri kugenda. Icya gatandatu, mu buryo bw'ubuzima, fone irangiza cyane haba mentally na physically. Nawe urabyumva. Tekereza nk'uwari umuntu ukoresha social media zirenga 10 kandi zose agomba kuziha umwanya akagira icyo azikoraho. Ibyo ni kubimanaging ubwabyo birangira umutwe wawe wuzuyemo akajagari, kuko no kuzijyaho ari ibindi by'abandi nabwo ugenda wakira andi makuru agenda ajya muri wowe. Icya kabiri, physically, byonyine urumuri rwa telefone rurangiza mu bisanzwe. Tekereza wa muntu rero wabazwe na telefone uba utamara iminota 5 atari kuyirebamo. Ibaze amaso y'uwo muntu umaze kuyikora byibura imyaka 5, amaso ye ahangaha amaze kwangirika cyane. Telefone ni byinshi bibi yakora, ntitwavuga ngo tubivemo, ndetse namwe hari ibindi byinshi muzi kundusha, ahubwo reka turebere hamwe hagakozwe iki kugira ngo twirinde gukoreshwa na telefone ahubwo aritwe tuyikoresha. Ubundi telefone yawe ntiyari ikwiye kukugenzura. Bibaye byiza wakora ingengabihe y'ubuzima bwawe, buri kintu ukeneye cyose ukagiha umwanya wacyo kandi mu gihe nyacyo, ukabyandika ahantu. Gusa byiza kurushaho ukabimanika mu cyumba aho uzajya ubyuka hatera ijisho. Ikindi kandi ugomba kuzimya internet ya fone yawe igihe cyose uri mu kazi, uri mu bantu bari kuganira, igihe ugiye kurya, kugira ngo ibyo ugiyemo ujyemo wese nta kirangaza gihari. Igakureba ibigufitiye akamaro kurusha ibitakagufitiye. Ibifite akamaro ushobora kwibaza ngo ni ibihe: ibiguhugura, ibiguha amakuru, ibigutoza kugira icyo ugeraho n'icyo winjiza. Ibyo bigufitiye akamaro wabireba.
kurusha kujya guta umwanya ureba ibitakwinjiriza. Ikindi, iga gukoresha imbuga nkeya kandi zigufitiye akamaro. Izi mbuga ni nyinshi, ntabwo zose wazikoresha ngo uzibonere umwanya wawe wo kwihugiraho. Gendana dukeya kandi tugufitiye akamaro, unamenye kutubyaza umusaruro. Ikindi, nimba ukunda social media, iga kuzikoresha mu buryo bukwinjiriza amafaranga kuko bishoboka, kurusha gukomeza kuzikoresha mu buryo butakwinjiriza. Ibi nutabikora bizarangira ubaye imbata y'inganzwa. Ubundi amasaha meza yo gukoresha telefone ni amasaha yo ku mugoroba, ibindi bisa nkaho byarangiye. None se byibura aha tugeze, wowe urumva telefone yawe ari igukoresha cyangwa nuyikoresha? Twandikira muri komenti utubwize ukuri. Niba iyi video yakugiriye akamaro, yisangije inshuti zawe kandi ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi nkuru zishimishije. Ndi Garius, aha ni kuri Duo TV.